inshuti bakundwa mugize umuryango w'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi bavugurura, ubwo umwaka wa 2025 usoje, ni mutyo dutekereza gukiranuka k'Uwiteka, imbabazi ze ndetse n'imbaraga yibeshaho byabanye natwe muri uyu mwaka. Urugendo ntirwabuze kurangwamo ibigeragezo, ariko Imana yatubeshejeho kandi amasezerano yayo yarahamye ubutajegajega. Natwe twavuga nk'umuhanuzi Samuel duti Uwiteka aratuzahuye. Mu by'ukuri Uwiteka atubereye isoko y'imbaraga n'ubufasha. Uyu mwaka tubereye udasanzwe kuri twe kuko ari wo twijijemo yubere imyaka 100 itorero rimaze. Rikaba ryaratangiye ari itsinda rito ryaharaniraga kurabagirana umucyo w'Imana mu bihe by'umwijima byo mu kinyejana giheruka, ubwo uwo mucyo ukaba umaze gukwira mu bihugu byinshi. Uyu munsi amatorero yacu n'amatsinda bikomeje gukwirakwiza ibyiringiro n'umucyo w'ubutumwa bwiza mu bantu batuye isi. Iyo turebye ahatuzengurutse tubona ko tubayeho mu bihe by'akaga kandi ikibi gikomeje kwiganza mu mateka y'isi. Ariko igituma turushaho kuzahara ni ihumure risendereye rituyobora ku kwiyumvamo umutekano udafite icyo ushingiyeho. Mu bihugu byinshi twishimira kugubwa neza n'umudendezo wo gusenga, maze tukirengagiza kugira nyambere Bibiliya, umwuka w'ubuhanuzi n'ibyigisho by'ishuri ryo kwisabato. Nyamara mbega ukuntu iyo migisha yirengagizwa mu gihe ubuhemu, uburiganya n'ubunenganenzi bikomeza kwiyongera. Ubuhanuzi biri gusohora, maze kuvugwamo buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, niko Yesu yavuze. None se twakwitwara dute mu mwaka uturi imbere? Ntituzarangwe n'ubwoba, ahubwo tuzarangwe n'ukwizera. Pawulo aratwibutsa ati, si uko maze guhabwa cyangwa mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Icyo nicyo duhamagarirwa. Ntiwemere gucogozwa n'intege nke wagize mu gihe cyashize. Ongera utangire uyu munsi. Buri munsi ujye uba hafi y'Imana bigeze mu gusenga no kwiga ijambo ryayo. Inshuro nyinshi imyanzuro dufata yo kumarana n'Uwiteka igihe kinini ntacyo itanga, none tugatenekwa kubera ko twiha intego z'umwaka. Wowe ita ku by'aka kanya, tube imbere y'Imana uyu munsi, kandi ko tuba hafi ya Kristo, ntimukemere ko umucyo we tuwigumanira. Buri wese muri twe afite umurimo agomba gukora, mu ngo zacu, mu itorero no mu muryango mugari. Kristo ari kuduhamagarira kugaragaza imico ye, kandi ni mutyo tumusabe kutugira abagabo beza, abagore beza, ababyeyi beza, abana beza n'abavandimwe beza, abaturanyi beza n'inshuti nziza, kugira ngo urukundo rwe rugaragarire muri twe. Elena White aratwibutsa ati, nta kintu na kimwe tugomba gutinya cyerekeye ahazaza, keretse gusa turamutse twibagiwe uko Uwiteka yagiye atuyobora ndetse n'ibyatwigishije amateka yacu y'igihe cyashize. Twavutse mu gihe nk'iki kubw'umugambi, bityo rero ubwo twinjiye mu mwaka wa 2026 nimureke twite cyane ku murimo Imana yaduhaye, ari wo kwamaza ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, bityo tuzamura ibendera ryo mu ijambo ryayo no gutegurira abantu kugaruka kwa Yesu. Uyu mwaka mushya uzababere wo kuba hafi y'Uwiteka kuruta mbere hose, kandi nk'abahuje umuryango ku isi duhaguruke maze turabagiranira hamwe, tugaragaza ishusho y'Imana, urukundo rwayo no kuyikora dukiranuka kugeza aho izazira. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bane namwe mwese, kandi ingo zanyu zirangwe n'amahoro n'imitima yanyu isenderezwe ibyiringiro.